yaguha ariko hari n'abantu basimbukira mu mugisha niba tugiye gusoreza hari igihe ushobora kuba uri mu Rwanda ukakogota n'umugisha wo muri Amerika ukakogota n'umugisha w'i Burayi ngo abo ngo ni babandi Imana ngo yagize ngo nimi ngo bameze nk'imiyaga bakaba n'imiriro abo bantu ibyo bisubizo by'ibinyamerika kuri mu Rwanda byicaye muri Bibiliya iravuga ngo abamikazi bazakubera abanyoko bakonse abami nabo bazakubera abaso bakurere ibyo ni ibisubizo by'i Burayi uri mu Rwanda ibyo ni ibisubizo by'umujyi uri mu cyaro kuko biri muri Bibiliya ikabisoreza mu ijambo rivuga ngo nzibyo nibwira nzakugerera si ibi kugira ngo nkuramo umutima w'icyaro kugira ngo nkuramo umutima wangirikiye aho ngaho ibi bisubizo rero by'imigisha ibyo nibyo twatuyeho abantu badukurikiye amasaka ibi bisubizo ibi bintu byose byari bifite igihe byategekewe ni muri uku kwezi ntabwo bizatinda kukugeraho turabiyoboye ibi bisubizo dusomye muri Bibiliya uhagaze ku munara urarindira ushyiraho n'ikintu cyitwa kurindira ubuse kurindira twabivuga yego ibihishuye mu byandike kugira ahantu uyu munsi wa none turahanuye ngo uyu mwaka utararangira ikintu ugiye kubona turabiyoboye rero ubwo ubyumvise ugira ahantu byandika nibyo mara kugira ahantu byandika ugira kubyizera haleluya kugira kubyizera nibizasohora uzavuga ngo yari Imana nibyo iyi ni Imana ivuganye nanjye kugira ngo mbabwire ko bitazatinda kukugeraho tubiyoboye mbiyoboye nimba ari abakiriya wabuze ndabayoboye mu iduka bayoboke nimba ari umugabo wabuze ndamuyoboye uyu mwaka urangire noheri uyirye wambaye fiançage nimba diploma yawe ibitse ndayiyoboye nibona akazi nikure umva nkwinjije muri systeme y'akazi ku buryo uyu mwaka uhekenya ku mushahara kandi umushahara uri hejuru y'uwo wasabye. Yes, kangushimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko wakoze subscribe hano aha ni kuri channel ya Mama Lionel cyangwa se Evangeliste Mama Lionel. Imana y'amahoro iguha umugisha. Reka dutangire tumusuhuza atwakire kuri kamera namwe abakire mu izina rya Yesu. Muraho neza? Muraho murashimira Imana. Nanjye ndaho ndashimira Imana. Ndabakiriye mugubwe neza abakunzi b'Imana n'abakunzi banjye. Imana ibaha umugisha. Karibu mwahageze. Karibu mwahageze. Niba umva reka mbabwize ukuri hari abantu nshimira cyane bagera muri nka batanu hari iriho niba ari ntabwo bibuka neza ntago bari kuza ariko nukuri kw'Imana ndabashimiye nahoze mu mutima wanjye ndimo ntekereza nta bantu ngomba kubashimira Mama Lionel nukuri mu gihe ndi kubareba waba ubasuhuza ubaha ndabasuhuje cyane abakunzi b'ijambo ry'Imana abantu badukurikirana bari mu mpande zitandukanye abantu bantera courage bakambwira bati hindura iki ongera iki abandika muri commentaire abavuga bati wari watinze gushyiraho ikiganiro twari turekereje ndabasuhuje Imana ibaha umugisha kandi aka kanya twabateguriye ibintu byiza kandi nkuko bisanzwe turakomeje kubategurira ibintu byiza hahirwa umuntu uri budukurikirane kuva dutangira kugeza dusoza ndakwakiriye wowe ugeze hano bwa mbere ugeze ahantu uzasubirizwa nkwakiriye wowe udukurikirana uri mu akazi keza wowe ugiye kunkurikirana urwaye akira gukira ugiye kunkurikirana ufite ibibazo akira gusubizwa n'Imana nkwifurije gutunga no gutunganirwa Imana iguha umugisha. Umuntu wa mbere rero ndahera kubashyashya baherutse gukomantinga ni Dusabe Yezu Marie Claire, uwa kabiri ni Christina Mukamana, uwa gatatu ni Dirame Ineza. Nawe ndagushimiye Arisa nyina bagenzi ndashimira Christina Mukantwari ndashimira Christina yego ni Christina Mukantwari ndabona yarakomeje n'uwo bita Ruhuzenga Ware Bienvenue ndashimira Janete Mukasekuru ndashimira Irasohoza TV
ndamukunda cyane, nawe ni umuprofeti, ni umwana w'Imana isumba byose. Ndashimira Marie Louise, ndashimira Aline Nibigira Nina. Aha, ni umukobwa wawe, niyo mpamvu nshizemo kwita kugira ngo nako kavuge ngo ni umukobwa. Uwo Nibigira Nina ni umukobwa wanjye, Imana imuha umugisha, imubereye marene. Hari n'uwo wasomye witwa Dirame, ni umuterankunga wanjye, kugira ngo nse neza kuri kamera aba yabigizemo uruhare, akunda kumenya style zituma nicara imbere y'abantu mberewe. Ndagusuhuje cyane kandi n'abandi, Imana ibaha umugisha cyane. Ndashimira Sara Irakoze, ndashimira Perpetua Mukandori, ndashimira Mutoni Chantal, ndashimira Byukusenge Nicole, ndashimira Rosine Abayisenga, ndashimira Rosine Abayisenga. Rosine aho uri wubahwe. Rosine ni umudamu mwiza ugira roho nziza, niwe mudamu ukunda kunsohokana akavuga ati ariko ujya ugira umuntu ugusohokana ngwino nkugurira agakoko ugahekenye. Rosine we ndagushimiye rwose, Imana ikurinde ndyarya, haracyari abantu, icyo kintu tukiziranyeho cyane. Courage Rosine, ndagushimiye. Yewe twashimira ntago narenze ingohe Skola na Angelique Kabagwira. Abo bantu bose nukuri murinda shikirwa, muhabwe umugisha n'Imana. Niyo mpamvu manje nabanyuza hano kugira ngo nabandi bantu bifuza kujya batera comment nziza, Imana igibaho umugisha. Namwe muvuga yenda hari ukuntu ururimi runyerera, ndabizi cyane ngiye no umunyamakuru, hari ukuntu ururimi runyerera ukisanga wavuze ibihuye n'irari ryawe, cyangwa se ukavuga ibihuye n'ibyo wumva nabandi, ariko utarigeze usesengura ngo ushishoze umenye umuntu. Rero niyo mpamvu mbere yo gusenga ndagira ngo bano bantu navuze buri muntu wese umwatureho umugisha, dutangire ikiganiro cy'uyu munsi. Ndabashimiye cyane. Uyu muntu ugera mu rwego rwo kugukurikirana agahita ajya muri commentaire akandika, ni ikintu gikomeye. Ni urukundo ruba rwamusagutse rukagera mu biganza. Imana igumugisha ibiganza byawe wakoresheje wandika. Mbisabiye umugisha, nkwatuyeho umugisha kandi ngusabiye umugisha. Ubyibushye umugisha urandaranda wowe unkurikirana umunsi ku munsi. Imana igumugisha kandi nanjye muntera courage iyo mbona mu nkurikirana, bituma nanjye numva mfite amagambo yo kuvuga. Ubu munteye mandi magambo yo kuvuga. Ndabashimiye cyane, Imana ibaha umugisha aho muri hatandukanye. Abo ntamenye neza kuko arabanyandikiye nsanzwe nzi, abo ntamenye namwe Uwiteka abagure kandi abahe kumenywa no kumenyekana, asubiza ibyifuzo byanyu byose. Kandi iki kiganiro mugiye gukurikirana nabwo nkeneye ibitekerezo byanyu, kandi mugubwe neza aho dukurikirana hose uherereye. Imana iguha umugisha. Ndabashimiye cyane by'umwihariko. Reka dusenga Imana mbasabira umugisha, ubundi umwuka adufashe kubagezaho ibyo abwira amatorero. Mana nyiribihe, sabiye umugisha mwinshi cyane umuntu wese ukurikirana ino channel. Nsabye umugisha wo guhindurirwa amateka, nsabye umugisha wo kumenyekana, nsabye umugisha wo kwaguka. Kuva iki kiganiro tugitangiye kugeza tugishoje, imbaraga zawe zibane n'umuntu wese udukurikiranye, kandi umuntu wese ukurikirana ino channel ndamusabiye kugira ngo amateka ye ahinduke rwose. Urakoze cyane kuri Imana igiye kuzana imitima mishyashya yoroshye nk'inyama ku bantu bose bakurikirana uyu murongo, kandi ukabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, kandi ukazabaha iherezo ryiza. Ibyo bumvira hano bikazabagirira umumaro, bikaba inkingi y'iterambere kuri bo. Ndagushimiye kuri Imana ibikoze neza mu izina rya Yesu, amen amen. Imana y'amahoro iguha umugisha. Ndagira ngo dusomere Habakuki ibice bibiri, umurongo wa mbere wonyine niyo ngira ngo tuganireho. Mama Lionel, uyu murongo ndawukunda cyane. Uyu murongo wegeze kuwubwirizaho, numva ndafashijwe, numva amavuta y'Imana ari kuza muri ngewe. Ndagira ngo uyu munsi bantu badukurikiye, aba bantu uyu munsi kubera ko twazanwe no gushima, na titire y'inyigisho y'uyu munsi ni ugushima, kuko twarangaguje hirya no hino.
haravuze ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira kandi nzarangaguza ndeba aho hari numva icyo ambwira nuko nzasubiza ku bw'icyo namuganye yo maze Uwiteka aransubiza ati andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye abyihutire kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho kandi byategekewe ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya naho byatinda ubitegereze kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imva iri jambo naje kuritekerezaho mu Mariyone ndavuga nti turaza kuriganiraho ngutunguye. Nukuri ndagutunguye ntibagira ngo ni bya bindi by'abantu byo kuri mikoro. Ariko iri jambo nzi ko Imana yo mu ijuru hari icyo ihisi ivugira muri iri jambo. Mu by'ukuri ijambo rigitangira riravuga ngo nzahagarara. Hari abantu bamaze iminsi bahagaze ku munara w'Uwiteka. Aba bantu bamaze iminsi bahagaze ku munara w'Uwiteka. Hari ikintu Imana igiye kubakorera. Hari ikintu Imana igiye kubakorera nukuri ngende kubyumvamo. Kandi mwebwe mwahagaze ku munara. Hari ijambo ry'Imana rivuga Yesu abwira abigishwa ngo nimwe mwagumanye nanjye. Mwihanganana nanjye. No mu bye nababajwemo byose. Ubwo mwabigenje gukerera mu bikikamba ry'ubugingo. Imana ihabwa icyubahiro. Rero urakoze nkunda umuntu ntungura atya. Ubundi yewe nimba ari uko n'Imana ambwiye ko nzatungwa n'umunwa nubwo nkora ariko umunwa sava. Ijambo ry'Imana rivuye muri Bibiliya rirandyohera ariko iriryo rifite ukundi kuntu riryohera. Nk'ubu ndumva ari iseri barishyashya kuruta uko naba nararyigishije nko mu myaka 3 ishize. Habakukiyo n'umugabo ari wuzuye kunyurwa naho imitini itatoha naho botike yahomba naho umugabo yagenda naho abana baba baswa naho nzahagarara yewe hari ikintu nzabihimisha. Ibintu byose bintera ari bituruka mu miryango ari bituruka muri bene data ari intambara z'uburyo bwose ikintu nzazihimisha guhagarara ku munara w'amarezo ku munara wiyangize gutya bareba ku munara wiyandeme nzahagarara ku munara ahantu mbitegeye. Donc ni nko kwitegera ikintu ukagiha igihe ukavuga uti ngiye guhagarara ahantu mbitegera mbaho igihe umvuga muhe igihe undoga muhe igihe unyanga muhe igihe wavuze ko nzabimbwa muhe igihe wavuze ko bidashoboka ngiye kumuha igihe ariko igihe ngiye kumuha ndakimuhamagaze ku munara ngiye kurindira kandi nimpagarara ku munara nzarangaguza ntabwo nzahagarara nk'icyapa nzarangaguza njya mu y'ibiri njya mu y'itatu mfukama numva ikintu ambwira kananga no mu masengesho tuzazamuka umusozi tuzatambika ibibaya tuzareka ibiryo turangaguze twumva icyo avuga ati kuko mvasha kuko ibi bintu ntegerereje ku munara naho byatinda birashoboka ko byatinda kuko Imana iginatinda kugira ngo ibanze kwereke ko na wa wundi burya atagukunda kundi byumuha naho byatinda ntibizatinda kugera ku gihe cyabyo. Umva ko Bibiliya ivuze ngo bitegereze kuza ko bizaza nihame uyu mugabo mutegereze kuza ko azaza nihame uzambara agatimba. Umva aka kazi gategereze kuza ko kazaza nihame tegerere guma ku munara n'ikintu cyose wategerereje ku munara itonde n'uyu mwaka ushobora gushira. Mvuze ngo ushobora naba ntizeye ahubwo reka duterekera abantu ibisubizo byabo muri uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ubitegereze kuza ko biraje Noheri n'ubunaniraba ubyicayemo ibyo tubitegekeye nk'abahanuzi kazi. Haleluya, kuza ko bizaza ibyo wategerereje mu cyaro bije bigusanga mu mujyi. Ubundi hari n'ibisubizo Imana itari kuguhera mu cyaro. Aba bantu badukurikiye babyumva hari ibisubizo kuko ni ibisubizo by'ibisirimu. Hari ibisubizo by'ibisirimu itaguhera mu cyaro irabizi ko
ubuse nari kwambarira super mu cyaro ntabwo bari kuyimenya bayimenya gute hari ibisubizo Imana iguhera ahantu hajyanye naho uri urumva nk'ubu ntabwo yaduha ibisubizo by'icyaro turi mu mujyi hari ibintu Imana itubwirira mu cyaro uzi ko nyine mu cyaro Imana yarambwiraga ngo ndinze inkoko yawe ngo ndinze ingurube yawe ariko ubu Imana ishira iri kumbwira ni ukubaka inzu nziza zigerekeranye kuko izi mu cyaro kuyubaka igerekeranye ubu cyane ubu naba nangije ubu se reka nkubwire ubu se najya gusenga mvuga ngo Mana ngo isuka yabaye ifuni ndakwinginze mu mujyojo ibyo ni ibijyanye n'icyaro kandi ni ibisubizo by'icyaro ubu se najya gusenga mvuga ngo Mana mfumbirira uyu murima Mana ndashaka kuzeza ibiro 50 ni iby'icyaro rero hari ibintu by'umujyi Imana iza ikuzaniye kuko izi yuko tubiba mu mufuka tugasarurira no mu mufuka izi ko konte zacu izi ko konte arizo dushyiraho ibishimbo dushyiraho ako kanyama urumva ibyo ni ibisubizo by'umujyi hari ahantu niyo mpamvu Imana yabwiye Aburahamu ngo va hano muri Uri y'abakarudaya mu bantu babi va mu bigirwamana va ahangaha genda ujyaho nzakwereka ahantu nuhagera nzaguha umugisha kuko hari ibisubizo naguhera muri Uri hari ibisubizo utari kubonera muri Uri bakwirenza hari ibisubizo utari kubonera muri karitsiye y'indaya bakwirenza hari ibisubizo utari kubonera hari ahantu wari uturanye n'utubari wari utuye mu nzira z'ibisambo hari ibisubizo utari kubonera kubera inzira wacagamo bari kukuniga niyo mpamvu aho hantu Uwiteka yagushyize igiye kugwa ibisubizo by'abanyaburayi kuko akujyanye Burayi igiye kugwa ibisubizo by'abanyakigali kuko akuzanye Kigali iraguha n'ibisubizo by'icyaro kuko uri mu cyaro ubu umukire w'icyaro birakugira umukire w'icyaro ingira umukire w'Kigali ikugira umukire w'Uburayi ibisubizo bijyanye naho uri kandi niraguha ibisubizo by'ibinyamerika wowe uri muri Amerika ibisubizo by'ibinyamerika yego uri Canada iraguha ibisubizo by'ibikanada uri mu Rwanda iraguha ibisubizo by'ibinyarwanda erega ntago yaguha ariko hari n'abantu basimbukira mu mugisha niba tugiye gusoreza hari igihe ushobora kuba uri mu Rwanda ukakogota n'umugisha wo muri Amerika ukakogota n'umugisha w'i Burayi ngo abo ngo ni babandi Imana ngo yagize ngo nimi bameze nk'imiyaga bakaba n'imiriro abo bantu ibyo bisubizo by'ibinyamerika kuri mu Rwanda byicaye muri Bibiliya iravuga ngo abamikazi bazakubera abanyoko bakonse abami nabo bazakubera abaso bakurere ibyo ni ibisubizo by'i Burayi uri mu Rwanda ibyo ni ibisubizo by'umujyi uri mu cyaro kuko biri muri Bibiliya ikabisoreza mu ijambo rivuga ngo nzi ibyo nibwira nzakugerera si ibi kugira ngo nkuramo umutima w'icyaro kugira ngo nkuramo umutima wangirikiye aho ngaho ibi bisubizo rero by'imigisha ibyo nibyo twatuye abantu badukurikiye amasaka ibi bisubizo ibi bintu byose byari bifite igihe byategekewe ni muri uku kwezi ntabwo bizatinda kukugeraho turabiyoboye ibi bisubizo dusomye muri Bibiliya uhagaze ku munara urarindira ushyiraho n'ikintu cyitwa kurindira ubusa kurindira twabivuga yego uyu munsi wa none turahanuye ngo uyu mwaka utararangira turabiyoboye rero ubwo ubyumvise ugira ahantu byandika nibyo mara kugira ahantu byandika ugira kubyizera haleluya kugira kubyizera nibizasohora uzabwe ngo yari Imana nibyo iyi ni Imana ivuganye nanjye kugira ngo mbabwire ko bitazatinda kukugeraho tubiyoboye mbiyoboye nimba ari abakiriya wabuze ndabayoboye mu iduka bayoboke nimba ari umugabo wabuze ndamuyoboye uyu mwaka urangire noheri uyirye wambaye fiançaye
nimba diploma yawe ibitse ndayiyoboye nibona akazi nikure umva nkwinjije muri systeme y'akazi ku buryo uyu mwaka uhekenya ku mushahara kandi umushahara uri hejuru y'uwo wasabye mwaki umushahara uri hejuru y'uwo wasabye ndabiyoboye kuko warategereje ndugu yangu hari abantu bategereje aravuga ati giye wese nzavaho ntabwo nzavaho Yesari yambereye ubuhungiro nawe ntazamemukira azambera ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro bavuze ko wayobye ntiwava ku munara baguciye intege ntiwava ku munara urarindira bavuze ko ntacyo bitazavamo uranga urarindira bavuze ko idini wagiyemo ari ry'abasazi uranga urarindira muntu warindiriye akira ibyawe niko Uwiteka avuze akira ibyawe tuguhesheje ibyawe akira ibyawe ndabiguhesheje nk'umuhanuzikazi akira ibyawe muntu utwite muganga akaba akubwira ko umwana atari muri position nziza najyeyo tumushyize muri position nziza muntu wari usanzwe ubyara ari uko bakubaza tuguhesheje kubyara neza nk'abaheburayo kubyakira nicyo insabwa akira icyo Imana ivugiye aha ngaha cyakire nk'ikivuye mu kanwa k'Uwiteka akira urushako akira amahoro mu rugo akira tukuyoboyeho igihe kirageze ubitegereze kuza ko biraje kandi bije birenze kimwe niko Uwiteka avuze Yesu abaho umugisha mwinshi cyane murakoze dusengera Imana turagira ngo tubasengere duteraho kashe kubw'iby'Imana ivuze Mana iriheho uri hejuru y'amajuru wambaye cyubahiro no gukomera utambutse abantu barabimenya waratambutse unyuze kwa Farawo bamenya ko ari Imana ihanyuze umugore wa Farawo atangira kuvuga ati mugabo hagarike guhibyo bigirwamana amaturo Uwiteka yaje akigikiye ubwoko waratambutse Samariya inzara aribishe bamenya ko hatambutse umugabo umwe hasiga agatwe abandi kuremba Samariya barya ibiryo waratambutse mu rusengero uratambuka hana arakumva amanukana amahoro ageze warasama watambutse kwa Aburahamu uwo munsi Sara kubita igitwenge atarajya agaseka nawe kubera ko bimucanze aravuga ngo sinsetse wari watambutse Sodomu uhera ku ndaya n'abakonikoni n'abapedi urahondanya imitwe witambukiye Sodomu ufite ibintu utambukana ari utambukana umuriro ugatwika watambukanye inkuge no warabimenya yicara mu nkuge abandi barahagwa wari witambukiye noneho utambuka gitware ugenda gitore ugatambuka gitware ugahagarara gitware tambuka mu rugo rw'uyu muntu wabuze hepfo no haruguru habone tambuka mu kazi k'uyu muntu agira amahoro tambuka muri karitsiye uyu muntu atuyemo ntazongere kumva ibintu bimusakuriza biturutse ku bakonikoni tambuka ugere ku barozi baturoga bamenye ko hageze Imana ibambura ubukana n'ubushobozi itambukira ugere mu bantu bahora bicara bapanga inama zitugirira nabi tambuka uhagere ubundi bantatamyirize umwe mujyane hirya undi mujyane hino tambuka bimenyekane ko Uwiteka nyiribihe azanye ibihe bidasanzwe waratambutse ugeze i Karumeli abahanuzi ba Bayali bahasiga agatwe Eliya agira ijambo abantu bose bamenya ko hari Imana y'umukozi w'Imana Eliya utambutse i Babuloni ba Daniyeli bamenya ko Uwiteka yaje kubaha sapoti hanyuma abantu barahagwa kubera kutemera Imana nitano ruhatambutse umuriro umenya ko haje undi muriro waratambutse mu rwobo rw'intare intare zimenya ko hari intare mu muryango wa Yuda yaje waritambukiye abamidiyani bahasiga agatwe bamenya ko hari Imana yaje kubangiza witambukiye Goliyati amenya ko haje umugabo umurusha ubushobozi abafilisitiya bakwirwa imishwaro witambukiye gusa Sawuli amenya ko hari umugabo witwa Dawidi Imana yahaye ingofero akamusimbura Dawidi nawe agira ijambo itambukire tambuka ugere muri uru rugo tambuka ugere kuri aba bantu badukurikiye tambuka uhagere ukuboko kwawe kwiza bimenyekane n'abaturanyi bafashe ijambo bamenye ko watambutse winjiye muri urwo rugo tinda kuri uyu muntu wese udukurikiranye tinda kuri uyu muntu wese ufite ikibazo tambuka indwara za kanseri zimenye ko haje umugabo uhenebereza amakanseri
tambuka diyabete zimenye ko hari umugabo waje ukamurama diyabete. Tambuka ku buzima bw'abantu babe bazima, abarozwe turabarogoye mu izina rya Yesu. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana ibikoze neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen.